maze kubona iyi video navuze nti iyi video ntawo nabyihanganira, reka tumanze tuyirebere hamwe, nyizane ku nkoranya TV tuyirebere hamwe tuyinyuremo. Niba uzi ko uri umusore, niba uzi ko uri umugabo, ariko niyo waba uri umukobwa, buriya umugabo si ukwambara ipantaro, ngira ngo mujye mubyumva babivuga. Iyi video navuze nti reka tuyirebere hamwe kugira ngo tugire ibyo duhindura cyangwa ibyo dukemura, iyi video idukebure. Hari ukuntu abasore bacu n'abagabo b'iyi minsi, abapapasha basigaye ari abanyantege. Ibyo bintu byanteye n'ubwoba, ndavuga nti iyi video reka tuyirebere hamwe. Ngo muri iyi si igezweho huzuye imitego myinshi ikomeje kugira abasore, urubyiruko, abanyantege nke. Nimusenge byakomeye. Ngo iyi mitego ntabwo ari ya mitego yashyizweho gutyo gusa bagwamo gutyo gusa by'impanuka. Oya, ni imitego yasetinzwe, ni imitego yashyizweho ikomeje kugira abagabo, abapapa, abanyantege nke ndetse cyane binateye ubwoba. Ariyo mpamvu tugiye kureba ingeso, imico 6 niba uzi ko ibi bintu 6 ujya ubikora byakubanya ingeso, menya ko nta mugabo ukurimo, nawe wicare wigaye, nta mugabo ukurimo. Buriya ikintu cya mbere gikomeje kugira abasore bacu abanyantege nke cyangwa se abagabo yaba n'abakobwa, ikintu bita ubushuti. Izi nshuti izi ngizi musanzwe muzi. Mu gihe cya kera umugabo nyamugabo yabaga azi uburyo ahitamo inshuti. Iyo yabaga ahisemo inshuti mbi, yabaga azi ko iyo nshuti ishobora kuzamwicisha anytime, cyangwa se igihe runaka, cyangwa se akaba yanagambanira. Byatumaga bahitamo inshuti bagendeye ku mahame, indangagaciro bahuriyeho, bigatuma bahitamo inshuti, za nshuti ziramba. Ariko ngo muri iyi minsi urubyiruko, abasore bagiye kuzaba abagabo b'ejo hazaza cyangwa inkumi zigiye kuba abamama b'ejo hazaza, usanga bahitamo inshuti nta kintu bagendeyeho, bari careless cyane ndetse cyane, kuko ngo bahitamo inshuti bagendeye ku ngeso bahuriyemo zikomeza kubagira abanyantege nke, bibagiwe ko icyuma gityaza ikindi cyuma. Urubyiruko rwacu cyangwa se abasore bacu bibagiwe ikote ry'icyubahiro bagomba kwambara bakabavamo abagabo nyabagabo, abagabo batajegajega. Ndetse kuba ari abanyantege nke, bafite ingeso zidafatika nyine, zidafite aho zibageza, bakumva baratekanye kuba bari kumwe ari abanyantege nke. Usanga batunguwe bidatinze no kuba bagambaniwe na ba bandi bizeraga ko ari inshuti zabo za nyazo, badafite ikintu kizima cyabahuje. Ugasanga baragambaniwe, kongera ngo abafite abagiye babagambanira kandi bari inshuti zabo. Aho niho biba byavuye, guhitamo inshuti batagendeye ku mahame n'indangagaciro bahuriyeho, bakagendera kuri za ngeso gusa, kuko bakunda kureba bose match. Ubwo mwabaye inshuti tayari, ugahita utangira kumumenera amabanga yawe, ukamubwira byose. Ubwo se muba mwabaye inshuti? Ujya wibaza uti ese iyi ngeso niyo yaba ari ingeso nziza, yaba murepetana, yaba muririmbana, yaba mukinana umupira, ujya wibaza iyi ngeso nyivuyemo yazakomeza akaba inshuti yanjye cyangwa yazahita agenda? Nibwo uzahita umenya ko witaye mu bibazo. Burya nta n'inshuti ufite niba uzi ko wapfuye guhitamo inshuti gutyo utagendeye ku mahame n'indangagaciro. Ndagira ngo utekereze rimwe, utekereze no ku nshuti zawe mbere yuko tuvuga kuri iki kintu. Ntawe ntunze urutoki, nk'uko natangiye mbibabwira. Abasore bacu iyo urebye neza, iyo bagiye guhitamo inshuti, bahitamo inshuti bagendeye ku ngeso bahuriyemo. Ubwo ingeso ni nyinshi, yaba abasinzi, yaba abanywa inzoga, indaya, ibiki byose, bya bindi byose, za ngeso mbi zose ugasanga nizo zabahuje, cyangwa se ibirangaza ugasanga nibyo byabahuje. Kuko bariya abantu 5 marana igihe kinini nabo, cyangwa ukaganira nabo igihe kinini, uba uwa gatandatu
mu bantu batanu mugendana. Bishatse kuvuga iki? Ugenda ugafata imico y'abantu batanu mumarana igihe kinini nabo, usanga imico byaragiye bigasa. Ariyo mpamvu mu muco nyarwanda bavuga ngo ihene mbi ntawe uyizirikaho inziza. Hari impamvu buriya baciye uriya mugani. Urubyiruko rw'iyi minsi hari ukuntu byagiye birivanga, usanga inshuti bamarana igihe kinini baganira amatiku amazimwe, bagiye gusinda bagiye he, usanga nyine abantu batanu bakunda kumarana igihe kinini nabo baragiye bakaba kimwe, ugasanga nyine bahuje imico. Ariko nanone niba uzi ko wicaye uri umusore wowe witeguye kuzavamo umuntu w'umugabo, ukagira abana bakakwita papa, niba uzi ko ugendana n'ibigwari bitanu, menya ko ugiye kuba ikigwari cya gatandatu. Niba uzi ko ugendana na ba bantu bavuga birirwa bakwihwisa batanu, aribo mumarana igihe kinini, aribo mukunda kuvuga, menya ko ugiye kuba uwa gatandatu. Bityo rero naho kugira ngo komeze ube umwe muri ibyo bigwari, byaba byiza aka kanya ukireba iyi video ukabivamo, ugasigara uri wenyine, uri strong, ukomeye, apana kuba uzengurutswe n'inshuti z'ibigwari ziri aho mwahujwe n'ibintu bidafatika biri aho by'amafuti, ukaguma muri strong. Kuko ngo bitihise abantu nk'abo bahisemo inshuti batagendeye ku mahame n'indangagaciro, usanga akenshi bibatungura cyangwa se batunguwe bidatinze no kuba bagambaniwe na ba bandi bizeraga ko ari inshuti zabo za nyazo. Ikindi kintu cya kabiri, ikintu bita imbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga zo nicyo kintu gikomeje kubagira abanyantege nke ndetse cyane, bisubiremo cyane. Buriya ngo imbuga nkoranyambaga ni intwaro kirimbuzi ikontorora umubare cyangwa se imbaga nyamwinshi y'abantu benshi cyane. Fata akanya uzenguruke, unyuzemo amaso ahakuzengurutse, winjiye muri resitora, yaba winjiye muri gym n'ahandi hantu, usanga abantu benshi bunamye mu matelefone yabo, bari ku mbuga nkoranyambaga bunamyemo isaha ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, nta kintu bibafasha, kubera ko gusa babaye abacakara b'imbuga nkoranyambaga. Nubwo nta muntu ushaka kubifata nk'ibintu biri serious, ntabwo tuvuze ko social media buri gihe ari ikintu kibi. Social media ni ikintu cyiza, ariko mu gihe uzi kugikoresha, ako kantu kongereho, mu gihe uzi kuzikoresha. Rero iyo uzi kuzikoresha neza, hari ubumenyi bwinshi ushobora kwiyunguraho kuri social media. Ariko nanone niba uzi ko ufata amasaha arenze 2 ugascrolling, uzamuka umanuka, uva kuri TikTok ujya kuri YouTube, uva kuri YouTube ujya kuri Instagram, WhatsApp, ukomeza wambukiranya hirya no ku zindi mbuga zose, uzamuka ureba iby'abandi bapostinze, uzamuka ureba amatiku ari kuvugwa, uzamuka udiscussinga ku bintu biri gutrendinga biri aho by'amafuti, nta bintu bizima barimo. Abenshi tuvuze ko harimo bataba bari kuzikoresha ibintu bizima, ariko abenshi bunamye mu matelefone yabo, nta kintu kizima bari gukoramo, nta kintu kiri kubafasha. Reba ibintu biri gucicikana hirya no hino bitari kukwinjiriza. Isaha ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, kanaka ngo yafasha kubita hasi, ngo kanaka, ngo kanaka. Umenya ko uri gukoreshwa n'imbuga nkoranyambaga, utari gukoresha imbuga nkoranyambaga. Nawe ubitekerezeho. Ni ryari uherutse gushyira telefone hariya irimo umuriro, irimo interinete yuzuye, iri hariya ukayishyira hariya, ukavuga ati uyu munsi akafata amasaha nk'atatu 5 telefone mbe nyishyize hariya, nibagirwe ko nayifite? Ni ryari? Nko kuva mu kazi, mu mwanya wo kuruhuka, muri telefone ukareba bakanaka bari kuvuga ibiki, bakanaka bari kuvuga ibiki. Ugasanga abantu benshi bafitemo n'ibintu by'amadepression, mbese bahorana umunaniro. Arajya kuryama telefone akifite, uri telefone akibyuka ahita areba ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ibiki, bakanaka banditse ibiki. Nta kindi, mu masaha 2 ya mu gitondo
niyo masaha ubundi aba ari bugaragaze ko umunsi wawe uri bugende. Rero ibaze urabyutse telefone ugiye ku mbuga nkoranyambaga kanaka yanditse ibiki ya postinze iki kanaka, ibyo bintu biba biri kukwicira ubuzima, biba biri no kuburimbura, nubwo nta muntu ushaka kubifata nk'ibintu biri serious kuko bo bahindutse abacakara b'imbuga nkoranyambaga. Ikindi kintu gikomeje kugira abasore bacu abanyantege ni ikintu bita video game. Buriya video game nureba neza usanga umubare nyamwinshi w'abantu bakina video game ari abagabo. Uhite wibaza kubera iki? Nkuko natangiye mbivuga, ntago iyi mitego yashyizweho gutyo gusa by'impanuka, oya, ni imitego yapanzwe. Kuko ngo video game ni imikino ikina ku byifuzo by'umugabo ako kanya, igwisha ku byifuzo by'umugabo. Ushobora guhita utabyumva, ariko iyo usacinze muri Google ukareba abakobwa cyangwa se abasore bakina video game ubagereranyije n'abagore, ubwo igitsina gabo n'igitsina gore bakina video game, Google ikubwira ko umubare w'abagore n'abakobwa uri hasi kurusha uw'abagabo. Ushatse kuvuga iki? Video game umuntu wayikoze yagendeye ku byifuzo by'umugabo, guhangana, gutsinda, icyubahiro. Ibyo ni ibintu buri mugabo wese aba yifuza kugeraho, aba umugabo wiyubashye. Ariko ngo muri video game niho hantu honyine horoshye, nongere mbisubiremo ngo horoshye, ushobora kubisanga ibyo bintu, gutsinda, guhangana n'icyubahiro. Usanga umuntu ari champion ariko hanze niba ari champion mu mupira ariko hanze kuwukina byaramunaniye. Video game aratwara imodoka, nta kinyabiziga adatwara kandi aranabasiga, ariko hanze wareba nta kinyabiziga na kimwe azi. Ni hahandi usanga ibyo we muri iyi si yo hanze yakagombye kuba ari gukorera nk'umugabo nyamugabo kugira ngo abe umugabo wihesha ishema, abona hanze nyine biragoye kubigeraho, bisaba gukora cyane. Akabisanga muri video game niho yabigeraho byoroshye. Rero video game ikina ku byifuzo by'umugabo yifuza kugeraho. Nujya ubona umuntu yarakoronijwe na video game, inshuti yawe yarakoronijwe na video game cyangwa undi mugabo uwo ari we wese, ujya umenya ko ari gukina n'ibyifuzo bye, ibyifuzo bye ari gukina nabyo, guhangana, gutsinda n'ibindi. Kandi ibyo nta kamaro bifite kuko iyo si ni isi idafatika, ni isi nyine iri ahantu harimo ibintu bidafatika, akaba ariho yagiye kubishakira. Icyo ni ikigaragaza ko uwo mugabo ari umunyantege. Niba uri umusore ukaba uzi ko udashobora gukontorora amarangamutima yawe, menya ko nta mugabo uzakubamo nibikomeza gutyo. Kuko buriya ngo ikintu cya mbere kiranga umugabo nyamugabo ni ukuba yifitemo ikintu cyo gukontorora amarangamutima. Ariko muri iyi minsi abasore basigaye bakurikira ibyo bumva hirya no hino, ngo rira ntacyo bitwaye, ngo rira ngo uruhuke. Mbese abasore basigaye barira nk'utwana dutoya muri iyi minsi. N'abagabo usanga umugabo byamucanze, yagiye anywa inzoga, ataha ari kurira nk'uruhinja, ari kuboroga kubera ibibazo byamurenze. Wareba neza ibibazo byamurenze ugasanga ni twa tubazo turi aho tw'amafuti twa fake, aho ugasanga kubera kudakontorora amarangamutima ye ntago bimugaragaza nk'umugabo nyamugabo. Ngo buriya umugabo nyamugabo aba agomba kumenya igihe agomba kugaragariza amarangamutima ye n'igihe agomba kuyahisha cyangwa se kutayagaragaza. Ntabwo ari buri kantu kose kabaye kagaragaza amarangamutima ye. Iyo ukunda gukora ibyo bintu bikunda kukugaragaza nk'umunyantege nke kandi cyane. Iyo abantu bazi icyakurakaza, icyagushimisha, abo bantu baba bashobora kugukontorora. Ariko iyo batazi icyakurakaza, batazi kanaka arakazwa n'iki, kanaka ashimishwa n'iki, umuntu ntago yapfa kugukontorora uko yiboneye, kuko ntago abazi ngo uri gutekereza iki. Ayazi ngo kanaka yahuye nibagira ubwoba, yahuye nibi amarira aragwa kashoka hasi, mbese umukoreye iki amarangamutima mufata vuba.
ntacyo atakora kuko ni umunyantege nke, abantu baba barakurungurutse. Rero ngo iyo uzi gukontorora amarangamutima yawe, ntituvuze ko abagabo nyabagabo batarira ngo amarira amanuke. Ibyo byo nibyo, hari igihe cyo kurira, ariko apana hari abasore b'iyi minsi mbese nabo basigaye barabaye nk'abashiki bacu, basigaye barizwa n'ubusa mu tuntu turi aho tw'amafu. Nanone ikindi kintu, buriya kwifata ugatunga abandi intoki ubashinja amakosa yawe ntabwo ari ikintu cyiza, ni ikintu cy'ububwa. Niba uzi ko uri umusore, uri umuntu wiyubashye inshingano cyangwa se kudafata inshingano z'ibikorwa byawe cyangwa se ibitekerezo byawe, ikintu cyose kibaye ngo ni ba kanaka babiteye, amakosa yose ukagerageza kuyashira ku bandi bantu, menya yuko uri umusore uciriritse ndetse nta n'umugabo uzakubamo cyangwa se nta n'umugabo ukurimo. Ukaba uzi ko ufata urutoki rwawe ukarutunga mugenzi wawe umushinja amakosa yawe, jya umenya ko ubu batunze urutoki rumwe ariko izindi ntoki 3 zisigaye ziba ziri ari wowe zitunze urutoki. Amakosa urabizi ni ayawe ariko uri kugerageza kubishyira ku bandi bantu. Ese uratekereza uziga ute wigiye ku makosa yawe? Kuko bajya bavuga ngo amakosa turayakora ariko ntituyareke ngo agende gutyo gusa, ahubwo tukayigiramo, ukamenya nyine ko ari amakosa. Rero ngo iyo ukora amakosa buri gihe ukayarenganyiriza abandi, ugasanga niba uri gutunga intoki, jya umenya ko nta mugabo ukuri, kuko umugabo nyamugabo ubundi abaza uburyo afata inshingano zivuye mu bitekerezo bye, akirengera ingaruka ziri buve mu byo yakoze, mbese ntahunge. Biba bisa nk'aho bikugaragaza nk'umugabo w'umunyantege nke, uhunga ibibazo bye, uhungiye ibintu akoze ntiyirengera ingaruka zabyo, mbese uba uri ikigwari. Mu magambo make, uba uri ikigwari kiri aho ngaho. Jya uba umugabo ushobora kwirengera ingaruka zivuye mu bitekerezo bye, mu myanzuro yafashe, umenye kubihandoringa, apana guhunga ikibazo. Niba uzi ko uhunga ikibazo cyangwa se ugahunga amakosa yawe ukayashinja abandi, jya umenya ko uri kuba umunyantege nke, aba uri gushinja amakosa ari buri kongera imbaraga, kuko nta munsi n'umwe uzigera wigira ku makosa yawe nukomeza gutunga abandi intoki. Nibyo nageraga tuganiraho ku Nkoranya TV. Tuzabonana ubutaha. Niba uzi ko ibyo bintu utarabikemura, nta mugabo w'ejo hazaza ukurimo. Bye bye, ciao ciao.